tubahaye ikaze abakunzi b'ibiganiro by'imirire ndetse n'ubuzima kuri channel ya Nutrimedi Plus. Turabasuje cyane, muri kumwe nanjye Piteye Suleya. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyo bita 5 a day. 5 a day ni kampanye igamije gukangurira abantu kurya imboga n'imbuto, yazanywe n'umuryango cyangwa se n'ikigo gishinzwe ubuzima ku isi WHO, ikangurira abantu kurya imboga ndetse n'imbuto nyinshi kuko ari byiza ku mubiri. Turarebera hamwe ese imboga n'imbuto umuntu yagakwiriye kurya ni bingana gute ku munsi. Ubundi iki kigo gishinzwe ubuzima ku isi kigira abantu inama kurya byibura amagarama 400 y'imboga n'imbuto buri munsi kuko ubushakashatsi ndetse na siyanse byerekana ko kurya izo mboga byibura ku munsi bigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima, harimo imivuduko ikabije y'amaraso, harimo n'umubyibuho ukabije ndetse n'amakanseri atandukanye. Niyo mpamvu umuntu akwiriye kurya izi mboga. Ariko tugiye muri detaye, ubu bwoko bw'imboga umuntu akwiriye kurya, hari impamvu 5 z'ibanze umuntu agomba kuburya buri munsi. Impamvu ya mbere ukwiriye kurya izi mboga ubwoko 5 cyangwa se icyo twita 5 a day, nuko impamvu ya mbere izi mboga zikungahayemo cyane imyunyungugu ndetse n'amavitamine byiza ku mubiri. Tubonamo vitamine nyinshi zitandukanye nka vitamine A, vitamine B9 y'ingenzi cyane ishobora no kuba ingenzi ku bana bato no ku bagore batwite. Ikindi tukabonamo imyunyungugu nka potassium ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Uko imboga zigiye zitandukana ni nako imyunyungugu n'amavitamine birimo bigiye bitandukanye. Impamvu ya kabiri ukwiriye kurya imboga n'imbuto ku munsi za 5 a day, nuko imboga zikungahayemo cyane udukatsi tuboneka mu biribwa, ibyo twita fibre alimentaire. Fibre alimentaire zifasha cyane mu kurwanya constipation, mu kurinda amakanseri y'ibigendanye n'igifu n'amara, ndetse ikindi izo fibre zigafasha cyane mu gutuma isukari itinjira mu mubiri, cyane nko ku bantu barwaye diabete. Zifasha kuringaniza uburyo isukari yinjira mu mubiri, ikinjira bukeya. Impamvu ya gatatu nuko bizagufasha mu gutuma ubuzima bw'umutima wawe bumera neza, ndetse bikakurinda kurwara indwara nyinshi zifata imitsi ndetse n'umutima, ibyo dukubira hamwe mu byo twita cardiovascular diseases. Ikindi bikakurinda kuba warwara indwara ya stroke, guturika kw'imitsi. Ikindi kandi bikurinda kuba warwara kanseri zigiye zitandukanye. Imboga n'imbuto rero bizagufasha mu gukura iyo myanda mu mubiri. Ikintu cya 4 kigomba gutuma ufata 5 ku munsi nuko imboga n'imbuto ziri kimwe mu bigize indyo yuzuye kandi nziza. Indyo yuzuye nk'uko duhora tubivuga kuri channel yacu, tuzi ko irimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara. Ibirinda indwara nibyo tukubira hamwe muri fruits and vegetables, imboga n'imbuto, ari byo uyu munsi turi kuvugaho. Ikintu cya 5 gigomba gutuma urya 5 a day cyangwa se 5 ku munsi nuko imboga n'imbuto biraryoshye, biroroshye kubikoresha, biroroshye kubiteka. Izo nizo mpamvu 5 nyamukuru WHO yerekana impamvu ukwiriye kurya imbuto ndetse n'imboga ku munsi, ubwoko 5. Reka turebere hamwe rero uburyo imboga zawe, ayo magarama 80 ya buri kintu, ingana gute. Biba bigomba bundi kuba bingana gute, byibura se standard ikenewe nayujuje, nayigezeho. Reka turebe rero ibyo twavuze. Ubundi umuntu akeneye amagarama 400 y'imboga n'imbuto ku munsi. Nifashishije umunzani kugira ngo mpime amagarama 80 ya buri kintu cyose. Ubundi iyo ari ibintu biri fresh ni amagarama 80 ya buri kintu. Iyi miteja tuyipimye yabaye amagarama 80. Uriye iyi miteja ibara nka rimwe, 1 portion, ibara rimwe muri ya 5 twabonye ku munsi. Kokombure igice gitoya, 1/2 cyayo, nayo kibara rimwe, ni 1 portion.
ubwo iyi nayo ubu twaba tugize kabiri. Iyi karoti imwe nayo ibara nkaho ari 1 portion, ubu hano tugize gatatu. Ikindi uyu muneke nawo utuzuye neza, ari umuneke munini waba ari nk'igice, nawo ufite amagarama 80, nuko harengaho makeya y'igishishwa. Ubwo nayo ni iyindi 1 portion. Ubwo ndi kugenda mbereka ikibara nka 1 portion uko kiba kingana. Ikindi uru runyanya rumwe n'igice narwo rubara amagarama 80 arengaho gatoya. Ubwo ari urunyanya runini yaba ari nk'urunyanya runini rumwe. Ikindi ku bakunzi ba avoka, hari abantu barya avoka nini cyane. Avoka ingana gutya ni nkaho ari 1/4 cy'avoka iringaniye, itari nto cyane ariko itari na nini cyane, amagarama 80 angana gutya. Ikindi pome nayo imwe iringaniye, yenda kubaho ntoya, nayo ibara nk'amagarama 80. Ndi kugenda mbereka portion imwe cyangwa se ikibara nkaho ari kimwe muri za mboga n'imbuto. Ikindi ibishyimbo nabyo ndetse n'amashaza bishobora kuza muri ya 5 a day. Ibishyimbo ibiyiko 3 binini nibyo napimye biba amagarama 80. Ibiyiko 3 binini byuzuye byenda kuba kuzura cyane, nabyo bibara nka 1 portion muri ya 5 a day. Ariko ku bishyimbo ntago ibishyimbo cyangwa n'amashaza ntibigomba kubarwa inshuro irenze imwe, ngo uvugwe ngo ubwo nindya ibishyimbo rushe nini, ngo ubwo niba harimo ibiyiko 6 ngo ubwo bivuze ko mfashe kabiri. Oya, bibarwa rimwe, niyo wabirya ari byinshi birusa ibi ngibi. Ibyo bibarwa inshuro imwe gusa. Ikindi iyo ukoresheje imboga zitetse zo zishobora kubara nazo ko ari ibiyiko 3 nabyo byuzuye cyane. Ibiyiko 3 byuzuye hejuru bishobora nabyo kubarwa nkaho ari 1 portion, bishobora kuguhereza ya magarama 80. Kuri ji ya fruit rero, ji ya fruit iyo unyweye ji y'umwimerere itongewemo ikintu, ubwo ugomba kunywa itarenze mililitiro 150. Ni nk'igice cy'agakombe gatoya katuzuye cyane, mililitiro 150 nizo zibarwa nabwo, kandi zibarwa rimwe. Yaba ari ji, yaba ari smoothie y'imbuto cyangwa se smoothie y'imboga, nabyo bibarwa rimwe. Kuba wafashe igicupa kinini ntabwo bivuze yuko bihuye wenda na kabiri. Ubwo turi kugenda tubara ku buryo tugeza kuri ya 5 a day. Iyo tugeze kuri fruit zumye nk'amareze yumye, fruit zumye nk'imineke yumye, inanasi zumishije ndetse n'izindi, iyo zumishije bwo amagarama 30 niyo abarwa nkaho ari portion imwe. Turizera rero ko 5 a day cyangwa se 5 ku munsi usobanukiwe icyo ari cyo. Tugereranyije n'ibyo dufite aha ngaha, iyi ni 1 portion, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deja aha ngaha umuntu uriye ibi ngibi byose ku munsi bivuze ngo ya magarama 400 y'imboga n'imbuto yayarangije. Nkuko tubibonye rero, imboga n'imbuto biroroshye ko bazishyira mu mirire yawe, kandi biroroshye ko wagera ku magarama 400 ku munsi. Tubonye ko deja ibirenze iyi sahani ya magarama yacu twayagezeho. Gusa twibukiranye ko ibi ngibi ntabwo ari itegeko kurya ibi gusa ngo uvuge ngo narangije. Ibi ni ibyo ukwiriye, ni base, ni ibyo wagakwiriye gufata byibura ku munsi. Ibyo twari twabahitiyemo uyu munsi kureba icyo twise 5 a day cyangwa se 5 ku munsi ku muntu ushaka kugira ubuzima bwiza. Mwari kumwe nanjye mfite Suleya. Ukeneye ubufasha bw'umwihariko, ukeneye kuduha comment cyangwa se inyunganizi, watwandikira muri comment cyangwa se ukatwandikira kuri nimero yacu 0788 94 04 74, cyangwa se ukadusanga Kimironko hafi ya Simba Supermarket tukagufasha by'umwihariko. Mwari kumwe nanjye mfite Suleya, naho ubutaha.